Nongeye kuguha ikaze ya ni Kigali Hot Celebs Entertainment. Ndizera ko abantu mwakomeje kugenda mubona kano gafoto k'umusore wanyu, umugabo bita Ngabo Medard. Akaba ari umugabo kabisa, navuga ngo ubu ntabwo namwita umusore, ni umugabo kubera ko ubu ngubu afite abana babiri. Ngira ngo murabizi ko ejo bundi kabisa yibarutse undi mwana w'umuhungu, rero bikaba ari byiza cyane. So nibwo yagize gutya rero apostinga aya mafoto ameze gutyo nyine, ngira ngo uri kubibona. Amafoto yakomeje kugenda akwirakwira ahantu hirya no hino, cyane cyane nyine ku mbuga nkoranyambaga. Hano kuri Instagram niho yapostinze aya mafoto, abantu benshi bagenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho yanditseho n'amagambo munsi, amagambo abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho, aho yagize ngo back on the road, fresh from parental leave, ngo two kids not for the week. So bishatse kuvuga ko agarutse mu kazi, ati rwose back on the road, ati ngarutse mu kazi, ati fresh from parental leaves. Ni ukuvuga ngo ati akaruhuko k'ababyeyi, bivuze ngo nyine nje mvuye mu karuhuko k'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo nyine yarakiri nyine kwita ku muryango we, yita ku bana be ndetse n'umugore. Ati rero ati ndaje nyine mvuye mu karuhuko, ati akaruhuko kararangiye, ati two kids not for the week. Ati kurera abana babiri ntago ari iby'abanyantege nke. Ibi nibyo yanditse, abantu benshi bakomeza kugenda babyibazaho. Urabona ko yabivuze kabisa ashyiraho n'udutangaro, ubona ko ameze nk'uri kujokinga, ariko abantu nanone bakagenda bagaruka kuri iyi foto, abantu benshi bibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi neza ko Meddy yafashe ibintu byo kuririmba indirimbo zisanzwe, ibintu navuga ngo yari afitemo impano idasanzwe. Kugeza kuri ubu ngubu niwe muntu ugikomeza kwibazwaho cyane, agarukwaho cyane, ndetse abantu benshi nahoze mbona comment nyinshi zize zivuga ati watubabariye wo kabyarawe mubyeyi ukagaruka mu bintu byawe, dore ko byabuze abantu benshi, n'ubundi byabuze abantu babikora nkawe. Mbona ko nyine abantu benshi bamushishikariza kuba yagaruka mu kongera kuririmba indirimbo zisanzwe, bagaragaza yuko habuze undi muntu ubikora nkawe. Rero uyu nguyu Meddy akimara gupostinga iyi foto, abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, bitegereza imyambaro yambaye, bitegereza ukuntu ameze, bakagira ngo nyine ni wa muntu wa kera n'ubundi ugarutse, bitewe n'uko ngira ngo uri kubona iyo pantaro, ni ipantaro ya deshire. Abantu benshi nakomeje kugenda mbona babyibazaho, ati se ubwo mwabonye Meddy noneho yambaye deshire buriya ntagarutse? Wenda reka tubihange amaso, ariko ndahamya ko Meddy atasubira inyuma, ntabwo yakivuguruza ku byo amaze kuvuga, kubera ko wabonaga ko yabivugaga akomeje, abona ko kabisa nta mikino irimo, ubona ko yari akomeje, ubona ko ibintu byo kuririmba indirimbo z'isi yamaze kubishyira hasi, yabivuyemo. Ariko icyo yasezeranyije abantu ko agarutse, wasanga agiye kuduha nanone imiziki myinshi cyane. Ibintu byo kurera abana babiri ntabwo ari ibintu byoroshye, yari ahugiye mu bintu byinshi bijyanye n'umuryango we, kwita ku muryango we, ariko reka twizere ko ahari none ashobora kuba agarutse, akongera kuduha imiziki myinshi, cyane cyane ubundi ijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bitugarura mu gakiza. So ngayo nguko, nta bintu birenze hano arije kukubwira, kwari ukugutangariza kuri aya magambo uwitwa Ngabo Medard yabaye atangaza kuri uyu munsi wa none, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ubona ko bishimiye kongera kubona umuhungu wabo, dore ko yari yashize igihe atagaragara muri iyi shusho. Urabona ko navuga ko Meddy ni umuntu navuga ngo uzi ikintu kijyanye n'amafoto ndetse no kwiyerekana muri rusange. Ngira ngo mwakunze kugenda mubona udufoto twe tugiye dutandukanye, ni amafoto akunda kuza abantu benshi nyine bagatanga ibitekerezo, akavugisha abantu benshi muri rusange. Ngira ngo nk'aka gafoto urabona ko kabisa ni keza, kameze ukuntu nyine ukabona ukaba wakitegereza, ukongera kubona umusore wanyu. So nkwibutsa ko Meddy ari we muntu wenyine rukumbi hano mu Rwanda twagize, wabashije kugira umuziki we ukagera international, niko navuga, ahantu hose umuziki we ukabasha kuba wahagera. Kuri ubu ngubu mpamya ko iyo aza kuba yarakomeje, yari kuba ari ku rwego rwo hejuru, ndetse yari kuba ari mu rwego navuga ngo yenda kuyingayinga uwitwa Diamond Platnumz, bitewe n'uko
navuga ko ariwe muntu navuga ngo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ariwe muntu wari kujya kwaka collabo Diamond Platnumz akayimuha atanazuyaje bitewe n'uko ibikorwa bye birivugira. Iyo urebye nk'iriya ndirimbo ye yitwa Slowly kuri ubu ngubu menye nta n'indirimbo izapfa gufungura udushumi tw'inkweto zayo, bitewe n'uko n'iyo ndirimbo kugeza kuri ubu ngubu ifite views nyinshi no muri East Africa hose. Navuga ko iri mu ndirimbo navuga ngo za mbere kuri ubu ngubu zifite views nyinshi cyane, dore ko kuri ubu ngubu ifite views zigeze mu bihumbi 100 birenga. Urumva ko rero kugira ngo ugire views zingana gutyo, na Diamond abikoze ejo bundi rwose nibwo nari ndimo mbona aserebura yuko yujuje ibihumbi 100 kuri ya ndirimbo ye yitwa Jeje. Urumva ko ni ibintu bitoroshye, kandi iyi milestone uyu mugabo yari yarayiteye kera cyane. Navuga ngo hashize nk'imyaka 2 yose uyu mugabo ari we wenyine ufite iri kamba ry'uko muri East Africa ari ufite views nyinshi cyane kurenza abandi bose. So ngayo nguko mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.